Injiramo. Kubera iki si iyo nzu mutemerewe kuyinjiramo? Ubundi kuva bayubaka nta muntu urayinjiramo. Barayubatse irarangira nta bindi ubwo nta muntu wemerewe kuyinjiramo. Ariko naje kubaza mu rugo ndabaza se ko inzu yarangiye tukaba turara mu bikoni bimeze bite? Yego. Bo ijambo banyibwiriye barambwiye ngo iyo nzu ibamo ikiyoka kinini ngo gifite umutwe nk'uw'umuntu. Yego. Iyo nzoka ahubwo turibaza nicyo kintu tutaramenya. wagira ngo sinzi pe wagira baraduhunitse. Kuko impamvu mvuga yuko baduhunitse iyo twebwe tugiye kubibabaza hari ibyo tujya kubabaza ukaba uri kubyibuka ariko wabagera imbere ababyeyi ugahita ubyibagirwa. Niyo mpamvu ntekereza ko bashobora kuba baraduhunitse. Ahubwo nanjye ibi ngibi kuba mbiziho cyakoze ikintu ngusabye bivuze ngo wewe ujya gutinyuka mu kureba muri iyo nzu bivuze ngo imiti yabo ntabwo yari iri gukora. Turagusuhuje wowe uduteze amatwi hano ku Karabyo TV nkubwira ngo ikaze aho uri hose. Tugarukanye na wa musore mumaze kumenyera ugenda bavuga yuko atera umwaku nawe akagira aho abyiyemerera ariko akagira n'ibintu atubwira yuko ari we uba utabikoze nyine muri ibyo bintu. Umeze ute se musore? meze neza. Wambonye ubundi ibintu byose ngewe namaje kubishyira hirya iyo. Umeze neza. Nsigaye ndi no stress sinyitekereza ibintu ngenda numva. Ntabwo ugitekereza ibintu ugenda uze mwumva. Kugeza ubu ngubu byitwaye gute no mu baturage cyangwa se mu baturanyi bawe ikintu bagenda bakuvugaho cyo kuba utera umwaku? Bagendaga bavuga ko ngiye mu rugo bananzemo igitambo akaba ariyo mpamvu nera umwaku nkabihakana. Yego. Ariko ubu nanjye ndi kugenda mbyibonera. Ndi kugenda mbyibona n'amaso yanjye. Kuko twebwe mu rugo dufite inzu. Iwanyu mufite inzu? Dufite inzu iriho igipangu nyine n'ibikoni. Ariko iyo nzu ntabwo mu rugo bemerewe kugira iki kuyinjiramo. Nta n'umuntu wemerewe kuyinjira. Ngubu nkubwije ukuri pe. Ndakeka uyu mwaku abantu bose barimo kugenda bavuga ko nera umwaku. Ari mu rugo babikishije. Guturuka kuri icyo kiboro mani. Ariko kuva ngewe uraganiriza yuko iwanyu haba ikiyoka cya danje. Ahubwo kuba nanabikubwiye nawe mbabari utazagira umuntu ubibwira. Utazagira ubibwira sigo injiramo. Kubera iki si iyo nzu mutemerewe kuyinjiramo? Ubundi kuva bayubaka nta muntu urayinjiramo. Barayubatse irarangira nta bindi ubwo nta muntu wemerewe kuyinjiramo. Ariko naje kubaza mu rugo ndabaza se ko inzu yarangiye tukaba turara mu bikoni bimeze bite? Yego. Bo ijambo banyibwiriye barambwiye ngo iyo nzu ibamo ikiyoka kinini ngo gifite umutwe nk'uw'umuntu. Ngo habamo inzoka nini ifite umutwe? Ngo habamo ikiyoka kimwe cya kasha. Namwe murabyemera ati mu bifate nk'ihame muravuga ati iyi nzu ntabwo tuzongera kuyijyamo? Turabyemera. Wavuze ko ngewe nayiboneye. Iyo nzoka? Nge narayiboneye ahubwo ngewe nabonye ifite isura nk'iyanuzi. Ntabwo namuvuga atazanyitwaza. Nabonye isura nk'iy'umuntu se? Nk'iy'umuntu neza ahubwo nzi n'umuntu basa. Cyane cyane tujya twumva ngo ni Madamu Samake kandi ibyo nabonye biba bimeze nk'aho bifite hejuru umuntu no hasi ikintu kimeze nk'inzoka. Ubundi bavugaga ngo Madamu Samake mwumva ari ibintu byo kubeshya atari ibintu bibaho. Ariko ngewe nkubwire ngo niboneye inzoka mu nzu zimwe za anaconda. Ngo anaconda sinzi uburyo bakita icyo kiyoka mu rugo uburyo bakivuga. Ariko gifite umukurambere w'iwanyu byashoboka. Kuko nose ureka nkubaza ni gute wororera inzoka mu nzu warangiza ukanga no kuyitahamo ubizi ko wayubatse amafaranga yawe nose iyo nzoka ku buryo zitashaka n'abantu ngo bagufashe bayisohoremo ukayireka. Ubwo ukimara kugikubita amaso icyo kiyoka ntabwo wagize ubwoba? Nagize ubwoba cyane. Nese iwanyu bari barabubuje kuba mwakinjira muri iyo nzu? Iyo nzu ni ukuvuga ngo itararangira twayinjiragamo. Ariko yamaze kurangira bakayikinga. Yego. Bahise batubwira ati hano ntabwo hemerewe kwinjiramo. Ahubwo mwebwe bababwira ngo icyakubwira ko noneho banayigaburira. Why?
ngewe ubundi nabonaga banyuze ibyo kurya mu idirishya. Hasi ibi biryo mbona banyuza mu idirishya buri munsi babigaburira icyabami akabenzi, ingurube itanavuga, ihene ko nzi ko zirisha ubwatsi, ibiryo babinyuzamo gute? Yego. Ngewe sinabitindaho, ariko natunguwe no kwibaza mu rugo ati inzu kuki tutayinjiramo bimeze bite? Bambwiye iryo jambo nanjye nkubitwa n'inkuba. Hanyuma se yo kumva bakubujije gutyo, waje gufata umwanzuro gute kugira ngo ujye kurunguruka urebe muri iyo nzu? Ngewe bakimara kumbwira yuko iyo nzu ibamo inzoka, nagize amatsiko. Yego. Buriya amatsiko niyo azica abantu. Buriya niza no kuza kunsamura ikandya, bagombaga kwibaza se ko twababujije bimeze bite. Yego. Ngewe naragiye nshaka umuhoro, nyuza mu idirishya kubera ko idirishya ryaho ni iry'ibiti. Nyuzamo manura kanuze agakondo, niba ari agakondo niba ari agaki, agasumari ndakamanura. Nkamanuye mpita nsunika idirishya, nakubitanye nacyo. Mana yanjye, kikimara kumva yuko hari umuntu uri gucokoza idirishya cyahise gihindukira kiza nka gutya kiza kureba. Nakubitanye nacyo kije gutya, nasubiye inyuma ituteri nera induru, ndavuga ati mwa bantu mwe muze mutabare, ati muze mwica inzoka. Abantu bazamutse birukanka ati wa mwana wubaye iki? Bakizamuka ako kanya papa we yahise ahagera, wagira ngo yahise abimenya ko ari ikibazo kiri mu rugo. Yego. Yahise aza yirukanka. Abantu babaye bakigera nk'ahangaha ku irembo. Ako kanya papa nawe yahageze, ahita avuga ati muri mu biki? Ati umwana wawe ateye indore ko bangabonye inzoka. Ati cyehorere iki ni ikirwaye. Yahise angira umusazi, anyita umurwayi. Ati nanzoka yari mu isubiriro. Ndavuga ati nyamara ndayibonye. Arambwira ati tugiceceke, uyibonye he? Ubwo naza nkanakumotsa. Ndavuga ati ndaceceka nyine, we kubaha ababyeyi ni byiza. Ndaceceka ndavuga ati mukanya wa mugani nshobora kusanga mvuga nera hejuru, mukanya nkaza kubizira. Ariko ngewe narayiboneye pe. Warayibonye? Narayibonye. Ubwo barumuna bawe bo wigeze ubibabwira ko habamo ikiyoka cya danje? Kandi nabo babizi barabituganira akatubwira ati ranzo ntabwo yemerewe kujyamo, nta muntu wemerewe kujyamo ibamo inzoka. Yego. Iyo nzoka ahubwo turibaza, nicyo kintu tutaramenya. Wagira ngo sinzi pe, wagira baraduhunitse. Kuko impamvu mvuga yuko baduhunitse, iyo twebwe tugiye kubibabaza, hari ibyo tujya kubabaza ukaba uri kubyibuka, ariko wabagera imbere ababyeyi ugahita ubyibagirwa. Niyo mpamvu ntekereza ko bashobora kuba baraduhunitse, ahubwo nanjye ibi ngibi kuba mbizi. Tikoze ikintu ngusabye, bivuze ngo wewe ujya gutinyuka mu kureba muri iyo nzu, bivuze ngo imiti yabo ntabwo yari iri gukora. Oya, bitewe nuko hari igihe umuntu abyuka akabyukira uburyo. Hari ukubyukira ibumoso no kubyukira iburyo. Njye nari nabyutse uwo munsi, nari maze n'igihe mbitegura mbye. Witegura ko ukuntu uzagenda ugakingura inzu ukareba iyo nzoka niba ari iya nyayo. Njyewe napimiranyije ahandi banyuze ibyo kurya bari. We wapimiranyije? Njye napimiranyije ku idirishya hari aho bacisha ibyo kurya. Njyana agahoro ngira gutya agasumari ndakamanura, idirishya ndasunika. Ubwo cyo cyahise kigira ngo wenda ni umuntu uzanye ibyo kurya kiza kirukanka. Ndebye mbona gifite umutwe nk'umuntu, ndavuga ngo toka shitani mu izina rya Yesu. Nasubiye inyuma gutya mvuga ngo toka shitani mu izina rya Yesu. Baba we, nagiye nera induru abantu bakimara kuzamuka kigera mu irembo, mbona ngo uwo papa. Ariko ubu ngubu nkubwije ukuri pe, ndakeka uyu mwako abantu bose barimo kugenda bavuga ko nera umwako. Ari mu rugo babicishije. Guturuka kuri icyo kiboro mani. Ariko kuva ngewe uraganiriza yuko iwanyu haba ikiyoka cya danje. Ahubwo kuba nanabikubwiye nawe mbabari utazagira umuntu ubibwira. Utazagira ubibwira sigo. Nubwo nivuyemo mba ntunguwe no kuvanga ntuzagira ubibwira. Ko numva birenze. Ariko birenze mani, ntuzabivuge pe, uzambabarire kuko bivuze banyica. Noneho papa ni umugome. Noneho yagomba, noneho menya nubwo gutera umwaka yabikura, noneho bakanca umutwe. Ntuzabivuge sigo. Ntacyo bitwaye. Nubivuga uzaba umbabaye.
cyane nanjye mbivuze ubwo nahita umwaka wawe nkutwara. Oya umwaka wanjye ntabwo wawutwara sha. Ubwo nyine wahita unyataka nanjye nkapfa cyangwa se ibindi bibazo bikambaho. Wowe kubera ko umfasha kubwira abanyarwanda ko nakora ibyo bintu wowe nta kibazo. Nanjye ngukoresha mfite ubwoba. Ntukabigire ubwoba buriya. Iyo umuntu agiye gucisha ni ukuvuga ngo abanza kwikuramo ubwoba. Hari abanyamakuru benshi njya mbona ku mbuga nkoranyambaga, umunyamakuru akinjira ahantu mu ishyamba, ahantu hari umupfumu, Mana akahinjira akamubaza amakuru akayamuha neza. Noneho hari ahantu habaga ngo aho bitaga insibika. Hari umunyamakuru mu Rwanda mushobora kuba munamuzi, wigiriye ahantu haba insibika bro, zambara inuze niba ibishwankara gucira ariko hejuru nta kintu zambaye. Insibika zifite ubwanwa ziri gukoma ingoma zibyina igisirimba. Menya ni naho papa yagiye nako nago mbizi nanjye ubwo insibika nk'abantu batari kubasha kumva icyo bivuze. Insibika ni nk'ibiki? Insibika ni izina ryazo, n'abantu bo kwa shitani bakora ibikorwa bya shitani. Ariko insibika zaza zifite ubwanwa butandukanye n'ubu bwacu, buba ari bwinshi. Ni ukuvuga ngo ntago baba ari abantu ubundi iyo urebye neza ubona ari abantu bakangitse, nicyo bita insibika. Ku buryo wamureba ugahita ugira ubwoba nta n'ikintu muvuganye. Buriya papa nawe ashobora kukureba gutya ugahita uvuga ati byose nabikoze. Waba wakoze ikosa mu rugo ugahita uvuga ngo nabikoze pe ariko mbabarire. Kukureba gusa byonyine uhita wibwiriza, wagira ngo yakoze ikosa umuginga. Ndumva papa wawe akangitse, ntawapfa kumuvogera cyangwa se ngo amwegere. Bino tugenda nyine kwegereza abantu gutya nyine uko ubona abantu basabana n'abantu. Ubundi papa we ntago ajya asabana. Ntago ajya asabana, igihe cyose aba ari biza aba yihugiyeho. Mani ibyo yakoze nyine abo bantu, tukigarutse kuri iyo nzoka wabonye muri iyo nzu mutemerewe kujyamo, abo bantu bakimara guhura iso akabasubizayo, wowe yahise agufungirana mu nzu cyangwa hari ukundi byagenze? Kamanze ndya kaneke mbone kubivugaho. Mani ku izina ry'Imana nshobora kubivuga turi kumwe mu kanya byangaruka. Si wowe waba wigendeye, nusuba ko ugiye kuvanga ugahita wigendera mu mujyi ukansiga inaha. Ibyambaho keretse wenda nkuhamagaye. Ariko nimero zawe namaje kuzifata, niyo nawe nta telefone mfite naguhamagara. Hanze ugahenyina nakundi. Ako wagira kararyoshye. Bakita kabaragara ku bantu mutakazi. Ubundi ubuzima bwiza ni ukurya neza, ukabaho neza, ugasangira n'abandi. Wewe kuba naguhaye nakosa nkoze kuko wese kuba waje wariye amafiriti. Ntubizi ko mba nabikurikiranye. Wabikurikiranye pe. Nyine ni ukuvuga ngo ngewe icyo gihe ibyo bintu bikimara kuba, abantu baje kugenda, njya mu gikari. Yego. Nyinjira mu gikari, papa arambwira ngo uve hano. Ndaza ndicara. Abantu bahamagaraga uko babwira ngo ubonye inzoka, iyo nzoka wari uyibonye? Ati mbonye. Ndababwira ati ngewe nakinguye arambona mukingura mushyiramo ibyo kurya, ndebyemo mbona inzoka ifite umutwe nk'umuntu niko gutera induru. Arambwira ati wagicucu, ntabwo nakubwiye ngo utazakingura hari, utazajya umuntu winjira muri iyo nzu? Yego. Naratunguwe. Naramubwira ati niba nakoze ikosa mbabarire pe. Ngewe nari mfite amatsiko yo kumenya ngo ikintu kirimo hari amugaburiye ibyo kurya. Kuba nakibonye ikosa nakoze ni ryo gutera induru, ariko kuba nakoze biriya nawe byakubaho pe. None se kuri iyo nzoka ntabwo papa wawe yigeze agukubita urushya akimara kukubwira gutyo? Ntabwo yankubise. Ntabwo yankubise, ahubwo nyine nawe yahise atekereza nk'umuntu mukuru, aravuga ati yari afite amatsiko. Ariko ikintu yahise arambwira ati ibi bintu bibe hagati yanjye nawe. Yego. Nihagira ikintu nzumva wavuze. Ntabwo ngewe babo ndi kubibwira se ko ntabwo banzi. Wenda ngo bazaza kumbaza amakuru. Nabwo sinari kubivuga. N'ubu ngubu nuko ndi njyenyine, nuko nzi ko turi babiri. Uzi gutanga amakuru noneho papa yamenye, baba we noneho
none cyokoza nibingiraho ingaruka byo nuzagaruka nzabikubwira. Ariko ntacyo yagutwara bitewe nuko ntago ajya abasha gukurikirana bino bintu. Mewe ntago ajya bijyamo, menya atanabyemereye aho yagiye gucisha. Ntabwo nimba aracishije, niba ari yaravutse nawe agasanga iwabo bibayo ntago mbizi pe. Ushobora no gusanga ari ibya gakondo mani, kuko wa mugani umusazi ngizi ko mfite umwuka wo kuvuga ibyo bintu, ushobora gusanga ari ibya gakondo hirya iyo akaba ari we biriho, noneho akaba afite uburyo abigenza, ariko twebwe ariko nanjye byagiyeho mwabuse uwo mwaka ngutera kubera iki? Ubwo biterwa nyine n'icyo cyoka nyine yacishirijemo cyangwa se byabo bakurambere banyu ba kera. Ariko wazaretse sibyo, umunsi umwe ukazaza uri kumwe na kamera tugafotora icyo cyoka. Uburyo ndimo kubivuga none ndabyibaza nkakuruba ifoto, uburyo bamfashe bawuzimye, none ukaza ufite kameramani, kaza none icyo cyoka nkakingura idirishya ukakireba. Kuko n'inyurupfu subwo gise kidutamira. Twebwe tuzaza gake. Nyine nujya kuza nzaba naguhamagaye natetse nyine. None naruri ibyo kurya byo bateka, ubundi irya kubyo twariyeho. Nimara kubyarura mite nyingura andi nyihereze ibyo kurya mite nk'ubwate vayo fotore. Uzuhengereze gutyo gifotore. None tukereka abanyarwanda. Abimenye. Ibyo ngibyo reka tube tubikwamyeho, tuzabireba umunsi nugera, kuko urumva ni ibintu bitoroshye, ni ibintu byo kwiyiba. Ugasanga nyine ubwo na papa ashobora kuba dusanga ugasanga bibaye ibibazo bitewe nuko utabashije kumusaba uburenganzira bwo kuba wakora icyo gikorwa. Cyangwa nzagene na telefone nyifotorere ngewe nzabikora. Ubwo wowe wazagifotora uri wenyine. Nzagifata video atari ifoto. Video n'ukuntu kizakirimo kurya kimeze uko kizakiri gutamira. Byose nabyo mbifotore. Nzaza mbikwereka. Nzaza nyikwereke ngewe. Uzabikore nka gutyo, ubundi narebe tukereka abanyarwanda n'abanyarwandakazi baba bagiye badukurikiye hano ku Karabyo TV, kugira ngo basobanukirwe akana kariya ukuntu kagiye kitwaye cyangwa se kagiye kameze cyane. Reka nkubwire ngo rero, kandi nanjye kamanze ngushimire. Wakoze kuba waje kudusura, tukajyana n'ibyo tuganira. Imana ikomeze kuguha umugisha, kongerera imbaraga zo gukomeza akazi kawe. Nanjye Imana nimpa umugisha bino bintu nkazabivamo, nzajya gusenga pe. Munsi Imana yagukijije uwo mwaka ugenda abantu bavuga ngo utera umwaka, nzagomba gusenga bimwe byanikiye. Kuri wowe uba wumva ko Imana niramuka igukijije uwo mwaka, kuri njye ubundi numva ibunyijije, wumve ikintu cya mbere uzakora ari nk'igiki? Ninyize uyu mwaka ikintu cya mbere nzakora no gusenga, nkereka abantu ko nsenga bihamye, kugira ngo nkaba umukristo wemewe, kandi nkajya nsangira n'abantu, singira uwo nima. Ibintu byose nyine ari byiza kuri njye, nta kibi kindangwaho. Kandi nyine nkashimira n'abantu baba bakurikiranye ikiganiro cyacu. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ntabwo nanjye sinisanze nera umwaku. Imana cyo kuza ndayisaba ngo ikomeze kundinda muri ibi bibazo ndi guhura nabyo, kandi nawe wakoze. Nicyo numvaga nenda kukubwira. Reka natwe tugushimire, dushimire n'abanyarwanda bageze kuri uyu munota. Niba uri mushyashya ukanda subscribe, niba usanzwe ukanda like, unasharinge ino video kugira ibashe kugera ahantu henshi hatandukanye, kugira ngo nanone ujye ubona video nk'izi ngizi cyangwa se ibiganiro nk'ibi ngibi, ukande ku nzogera. Nkubwira ngo turabakunda cyane, amahoro n'imigisha bibane namwe. Nkubwira ngo ciao ciao.